nyagasani Yezu Kristo utuje imbere y'umuryango y'amaraso y'isakaramento y'urusiye muri Ukaristiya ntagatifu wemeye guturana natwe ngo tujye tugusanga tuguhambe tugusenge kandi tugushimire neza yawe nyamara ntitwari tubikwiye iyo tutajya guhabwa uburenganzira nawe none rero nyagasani dushyize imitima yacu mu biganza byawe ngaho utabara intege nke zacu uduhe kugusenga uko bikwiye tugushimira ibyiza byose watugiriye kandi twitegure neza kwakira ingabire zose watugeneye kuri uyu munsi ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Hostia ntagatifu ishimwe n'isezerano ry'ubuzima na ku bantu cyane cyane ku banyabyaha. Hostia ntagatifu uri mu mubiri n'amaraso bya Yesu nk'ikimenyetso cy'impuhwe zizihera Imana ifitiye abantu cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu ushyinguyemo mu buryo busendereye ubuzima bw'iteka dukesha impuhwe z'Imana zizira iherezo cyane cyane ku banyabyaha. Hostia ntagatifu wuzuyemo impuhwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu dufitiye cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu ufite igiciro kitagereranywa cy'impuhwe cyakwishyura imyenda yacu yose cyane cyane y'abanyabyaha. Hostia ntagatifu urimo isoko y'amazi y'ubugingo aguruka mu mpuhwe zizihera Imana dufitiye cyane cyane ku banyabyaha. Hostia ntagatifu urimo umuriro w'urukundo ruziranenge wakirana mu Mana Data uhoraho nk'inyanja z'iherezo y'impuhwe zitagereranywa Imana dufitiye cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu isendereye ihuriro ryacu n'Imana kubwo impuhwe zidashira tugirira z'umwihariko ukazigirira abanyabyaha. Hostia ntagatifu usendereye umuco n'inkingi zacu zose ububuka mu isoko y'impuhwe nyinshi tugirirwa cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu wongesha itunga n'Imana n'impuhwe zitagereranywa tugirira cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu usendereyemo ibyiza byose umutima utuza kandi woroshye tuzigamiye cyane cyane abanyabyaha. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi mu mibabaro yose no mu bitubangamira mu buzima. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi mu mwijima no mu mihengeri imbere n'inyuma. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi mu buzima no mu gihe cyo gupfa. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi imbere y'ibyatunaniye no mu gihe twavuye mu nyenga yo kwiheba. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi imbere y'ikinyoma n'ubugambanyi. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi mu mwijima no mu byaha by'urukozasoni byabaye umurengera ku isi. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi mu maganya no mu bubabare tugira igihe tutakigira umuntu utwumva. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi ku murimo uruhije no mu buzima bwa buri munsi budahinduka. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi imbere y'isenyuka ry'akaduteye kwizera no kugira umuhate. Hostia ntagatifu we mizero yacu rukumbi imbere y'amarorerwa y'umwanzi wacu wifuza umuriro w'iteka. Hostia ntagatifu
kwizera igihe imizigo izaba imaze kundusha imbaraga n'igihe nzaba maze kubona ko imbaraga zanjye ntacyo zitishoboreye. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe imihengeri izaba ihungabanya umutima wanjye n'igihe ubwenge bwanjye buzaba bwashegeshwe n'ubwoba butera gushidikanya. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe mu isamba ryanjye umutima uzaba uhirinda narenzwe n'ibyuya byo mu gihe cy'indunduro y'ubuzima. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe byose bizaba byanteraniyeho maze umutima wanjye ugahutwa n'umwijima wo kwiheba. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe indoro yanjye izaba yenda kuzima mbere y'ibintu byose byo ku isi nanjye ubwanjye nkabona ubwa mbere ibintu ntigeze mbona. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe imirimo nkora izaba yarenze imbaraga zanjye nsigaye nananiwe n'ibintu byose. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe nzaba ntagishoboye gukurikiza imigenzo myiza n'igihe kamere yanjye izaba yivumbuye. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe nzaba nagabwaho ibitero by'umwanzi. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe iminaniro yanjye n'umuhate wanjye bizaba bitakigira agaciro imbere y'abantu. Hosiya ntagatifu ndakwizera igihe uzangaragariza ubutabera bwawe ariko ugakomeza kwizera inyanja y'impuhwe zawe. Dusabe. Maraso n'amazi byagurutse mu mutima wa Yesu asokwe ntiwatugirira. Maraso n'amazi byagurutse mu mutima wa Yesu asokwe ntiwatugirira. Maraso n'amazi byagurutse mu mutima wa Yesu asokwe ntiwatugirira.
babwiye Yesu azana 12 nuko igihe bari ku meza barya Yesu aravuga ati ndababwira ukuri umwe muri mwe dusangira agiye kungambanira nuko barashavura batangira kumubaza umwe bati mbese yaba ari jyewe arabasubiza ati ni umwe muri ba 12 dore dukoreye ku mbehe rimwe kuko umwana w'umuntu aragiye nk'uko byanditswe bimuvuga ariko hagowe uwemeye kumugambanira ibyiza ni uko umuntu aba ataravutse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu impuhwe nyinshi kuri iyi saha y'impuhwe zawe turi imbere y'isakramento ryawe ritagatifu turagushimira ibyiza urimo kutugirira kandi turagukuza kuko uri Imana ishobora byose. Kuri iyi saha y'impuhwe zawe rero tugutuye roho z'abacu bapfuye mu purgatori ndetse n'iz'abantu bose bapfuye bafite udusigisigi tw'icyaha. Izo roho turazigutuye Nyagasani Yesu uzizaguze impuhwe zawe maze uzicaze iwawe mu ijuru. Turabigusabye Nyagasani Yesu uzakire. Kawe mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya wishimiye umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Yemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi wasamwe ku bwawe mutagatifu abyarwa na Bikira Mariya akabura ku ngoma ya Ponsiyo Pilato akabambwa ku musaraba agapfa agahambwa ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose maze aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Yemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu bose batagatifujwe nk'uko abanyabyaha babikizwa n'uko abantu bazazurwa bakazabaho iteka. Dawe Mana ihoraho ukabije
bukabije kubw'ububabare bwe 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 bukabije dawe Mana ihoraho kubw'ububabare bwe bukabije 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 dawe Mana ihoraho umwami wacu Yesu Kristu yakugirira ibyaha byacu byose n'iby'isi yose kubw'ububabare bwe bukabije 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 dawe Mana ihoraho kubw'ububabare bwe bukabije 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 kubw'ububabare bwe bukabije
iminsi yose kuko ububabare bwe bukabije impuhwe kandi utugirire iminsi yose kuko ububabare bwe bukabije impuhwe kandi utugirire iminsi yose mana y'ubutagatifu mana y'imbaraga mana y'uhoraho utugirire impuhwe kandi utugirire iminsi yose mana y'ubutagatifu mana y'imbaraga mana y'uhoraho utugirire impuhwe kandi utugirire iminsi yose mana y'ubutagatifu mana y'imbaraga mana y'uhoraho utugirire impuhwe kandi utugirire iminsi yose yesu wacu tubabarire ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi utuyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho zo muri purgatori n'abanyabyaha b'isi yose n'isumba impuhwe zawe manikira ubuntu nubwo ndi umunyabyaha cyane kandi nkagira n'amakosa menshi nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba imana itanga ihumure ryuzuye haba mu ijoro ndetse no munsi ntabwo wigeze yumva ko hariho yiringira impuhwe zawe waba waratereranye imana nyir'imbabazi ni wowe wenyine ushobora kunkiza ntuzigere usubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ukiri impuhwe kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma iyo yaba umunyabyaha ukabije umukiza mwiza wowe wasezeranye ku isi n'ijuru byarimbuka aho kugira ngo roho yiringire impuhwe zawe zibure kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwe imbabazi ihumure n'izindi nema z'ubufaya wese imana wibera ishuri ry'ubutatu butagatifu wese imana ugaragaza ububasha bwayo buhanitse wese imana we waremye roho zo mu ijuru wese imana utuvana mu nsuka dushyira mu buzima wese imana ugenzura isi n'ikirere wese imana uha ubuzima bw'iteka wese imana uturinda ibintu twari dukwiye wese imana udukura mu makuba duterwa n'icyaha wese imana wasakaye ku isi muri ijambo wigize umuntu wese imana wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya kristo wese imana uva mu mutima mutagatifu wa kristo wese imana waduhara icyamara mutagatifu watubera umubyeyi w'impuhwe zawe wese imana ugaragara muri kiliziya y'isi yose wese imana uboneka mu masakaramentu matagatifu wese imana usatse kandi usendeye mu isakaramentu ry'abatisimu n'iry'imbabazi wese imana utanyurije mu isakaramentu ry'ubusaserdoti n'iry'ukarisitiya wese imana uduhamagara ukwemera mutagatifu wese imana utuma intungane zitagatifuza wese imana utagatifuza imitima yuje umurava wese imana w'imizero y'abarwayi n'imbabare wese imana w'impuza imitima ifite intimba wese imana w'imizero y'abihebye wese imana w'ubworo uruhande wese imana wo kumenyesha ingabire zawe wese imana w'amahoro y'abasaza
Mwezi Imana we mwiza wihimbaza abatagatifu bose. Mwezi Imana we banezezwa n'ukwemera. Mwezi Imana
twifatanya nawe na Roho Mutagatifu kutugaragariza iteka ryose. Bikira Mariya Mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya Mwamikazi w'impuhwe, Mama Faustina Mutagatifu, Vincent Pauti Mutagatifu, Papa wa kabiri Mutagatifu, Papa wa 23 Mutagatifu, Padiri Pio Mutagatifu, bazina bacu batagatifu, bamarayika barinzi bacu, kandi
Nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yesu, nihasingizwe umutima mutagatifu, nihasingizwe amaraso y'amatagatifu rwose, nihasingizwe Yesu Kristo mu sakramento ritagatifu y'Ukaristiya, nihasingizwe Roho Mutagatifu Muhoza, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu, nihasingizwe ubutasaba mu cyaha bw'ubutagatifu, nihasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yosefu Mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo,